Bito? Makuru? Bikane? Amahoro. Amahirwe se yakweretse aho ugomba gutunganya? Okay. Sohoka ukate gutya hariya ku gikoni. Ugira ibyo gutunganya nta kibazo. Mu kanya araje. Wambeshye njye ndabona basa. Iki? Yewe. Mu cyaro se mumeze mute? Ariko icara hano bumbwira amakuru. Se nawe wagiye ahantu. Hano bumbwira amakuru. Yewe. Warakuze ba? Heruka nta kera urabona heruka nta ino nzu tutarayubaka. Cyokoze da habaye heza cyane. Uwiteka hari ukuntu agenda agaburira abana be ibintu bikagenda bihinduka gake gake. Intumwa y'Imana wa shaba wabaye n'umuzungu. Ingoma yirukanye zirwa freestyle gusa mucuranga imiziki. Reka naje kugira gutya mbona karaka bitagura n'agateleviziyo umuntu areba n'udukuru twose n'utuntu. Mama y'Imana wabaye nyiramatama nakubwiza. Ega tuba twari. Ku ishuri se mubi? Shaka ishuri nta kibazo, amasomo nyine aragenda nabi. Umukecuru ameze neza. Cyane ameze neza. Ntabwo nari ndaherutse. Nubwo ndabona umeze neza mukuru wanjye aho kabisa musigaye mumeze fresh. Cyane urabona hari ikintu cyahindutseho gatoya. Hano naboneye akazi gasa nk'aho ari keza. Oya byose bigenda biza. Bwa mukozi se nawe watuzanye ni wowe muze? Cyane twari dusuranye kwa mukecuru nabonye ari umwana mwiza nyine. Mukuru wanjye namuhamagaye aho yashaka umukozi ndavuga ati sawa nawe twanyine turaturanye none ntari nyarabaki. Abahungu ngo bari bamunaniye. Nyine urabona? Habaye heza pe. Habaye heza. Nanjye sigaye nshima Imana ibintu yakoze nuko. Uri Imana hari ukuntu igaburira abaye. Ujye kubona ukabona ibiryo biraje no mu biganza mu. Cyane. Ase mama yifa noneho ndashaka namukura ariko cyera nango haba harangaye. Uno se warira. Simbizi. Aturere. Ndabona yamushe. Maraho. Yego. Maraho papa yifu. Ko byibushye mwa cyamana. Papa yamakuru. Ndashima Imana. Namwe nizeye ko mumeze neza. Tubakumbuye mama rwose. Natwe nuko. Ese mama yifu ari ko tumusanze hano. Yagiye guhana Ese mama yifu ndahari. Kumba twitaye. Naza mutubwire ko twaje kumenya tukamubona. Murabeho. Yego. Ose ariko nayi. Ya. Ambaze imfashe. Uramubonye. Urasa nyamugoroba yagiye. Reka kicaye amatako kayagize gatya umugabo nawe yasumize. Shaka zama mayifaranga baje. Buriya barimo baramuca inyuma ari aho ngaho yasamye. Nagumye yasamye. Hey, ukuntu papa yive muzi. Ntabwo yahereza uramu. none nyamugoroba yagiye he? Harya ntabwo naguhaye amakuru. Nayo wigeze. Nanjye yaranyiyongoje ndamukatira. Uriya mugabo ni umuhehesi ntabwo yamurembo. Uriya mugore burasura ko hari kiri hehe cyane. ariko nakamusanga se biragenda gute? Aho uriya mugore arambabaje. Bararusenya yazerereye barusenya zerere. Nawe uzinjiramo nyine. Oya njye ntabwo. Asundi uyagiye. Njye naramukate ntabwo nawe. Nyine ubuyagiye he? Cyangwa nawe segundi buriya umwe aragenda n'undi akagenda. Nawe nabonye ntoroshye. Ndakatwita. Umugore nawe ntiyoroshye gusa birabareba siza bose bazazitwike cyangwa bazazireka. Twigire mu zacu twakubatinda. Dore nyamugore nagaze ibyabereye iwe. Ega wese ajya karamusoza. Njye ndumiwe.
Yesu we disi mugiriye impuhwe. Si iki se amakuru aho ni meza. ese uvuye Niyo guhaha. cyakoze dore turagusuye ariko ntituhagusanze gusa dusanze n'ubundi ari sawa hari abandi twa Se ntabwo kibamo hariya. Ndahari. Kubera iki? Ko mutambwira impamvu? mumbwirire Turumewe. Mva madayi wawe hahiye hari yicyuki. mumbwirire sho uyu mugore ndabona ntazi gahunda ze Nese mva kubaza. Nyamata yawe. Kiriya cyuki kiriyo ni icya Yesu we. Cyuki kiri. Ewe umva iwawe hari umukobwa urumva w'inzobe w'icyuki wambaye mini wambaye ikanzu y'umukara cyokora mpasanze n'igikote cye gikomera nk'icya gisirikare nimba ari umusirikare cyangwa umugabo akaba yarahinduye akazi tutabizi. ubwo ze yicaye mu ntebe gutya umugabo wawe nawe yicaye ahangaha umukobwa yagize gutya Nawe wamenya kuzima. umugabo ari kumureba Arimo arazuminga ahera ku ino azamura ameze gutya. Inzobe irasa n'iyo yarimo arahera gutya azamuka gutya areba gutya. nuko n'umugabo wawe rero do ijisho riri hano Ahubwo urabe mu maso ahubwo ihute turimo turagutinza n'udasanga hahiye. Hako noneho muri ibitangaza. Gusa n'uwo nguwo mwavugaga. Uwo ni murumuna wanjye. Murumuna wawe Niwe bucura w'iwacu. muraje mu musangire sheri. Twitahire cyakoze ikintu nakubwira fungura ayo maso yawe Njye nababwiye ngo urugo rwubatswe n'Imana. Imana. Ujya ruhungabana. Abandi bubakira kuri shitani. hageze ihungabana imana iba yagiye Ubwo waba atari maso, njye ndi maso kandi urugo wanjye ntabwo yansenya. Sawa. Sangorora ibyawe Ahubwo mugende. Nuko utubwiye. ejo ntuzaze utuririro tugisha inama ngo rwasenyutse ngo baruciye inyuma Nayo marinette uzaba wayajugunye. batwigendera imana Aha, gusa we ibintu abagore bambwira byaba ari byo. Byaba ari ukuri nkazarugereka nyuma. Mbese buriya murumuna wanjye nazanye niba biri ukuri ubu ntazantera ingaru akansenyera. Ibintu ni ukubyigaho nkabitekereza ko ndumva bitoroshye. Ushaka kubisanga ibintu abagore bari kumbwira biri ukuri. Kuko njya numva barumuna w'abantu basenya ingo nyinshi. Ubuse koko ndabigenza ndakora iki? Ubuse umwana usheje ubundi ndahera hehe ndabigenza ne ndahita mwirukana none ahangaha. Ese ubu umukecuru avuga ko ntamukinishaga kandi yaraje aje kwiga. Mbona ibiri hano bitoroshye. Umuntu uyu mugabo atoroshye n'uyu mukobwa. Biraba ibyiyone bibiba amaraso. Birakomeye. Ariko ni ugufata umwanzuro kuko ndabona bitoroshye. ese mama yize kuko nanubu uracyarakaye ngo nuko wasanze ndi kureba ameza ahantu yapfuye. Abagabo b'iki gihe we izina ry'Imana ntabwo nayoga amaguru yoroshye abagabo muri iyi minsi. ariko se reka mubwire ni gute nareba amaguru y'ameza sindeba amaguru y'umukobwa kandi byaba byegeranye ariya amaguru y'umukobwa ushinza kurebamo ubundi abamo iki? Ewe cyakora abagabo baraguye ikiba mu maguru se ntabwo ukizi. Okay, ndumva ukizi noneho ngaho kinsobanurira. Are ewe ikindi warebaga se ni igiki se hariya amaguru y'inzobe n'ariya matako n'ariya maribori. Abagabo muri iyi minsi murashoboye cyakora nzaba mbarirwa. Uwasanga turi gupfa amaguru y'umwana w'imyaka 17 ufite amaguru urumva kuko yabyumva. Ubusura jya muri kibasi twiyuze. Tupfa amaguru y'umwana w'imyaka 17 abantu bakuru bangana. Ibintu ntibizongere rwose bituzongeye gupfa ubusa. Turi abantu bakuru. Umwana waje ejo bundi subu ntabandeba mu maguru y'indeba n'iki. Amaguru afite nayo afite byose sama nayinka se nabo ibintu ntibizongere. Okay, ushaka ko twiyunga cyane rwose bimekana. Okay, ubwo rero nyuma yo kwiyunga ngomba kuguca amande. Ngomba kuguca amande nk'umuntu wababaye, nk'umuntu wagize agahinda. Amande ya mbere ngomba kuguca
birakaze ugomba kunshakira telefone ya iPhone ibindi nyuma iPhone hari kera umurunga family utaraza ubu nta ntugunda nta ndirishyi yewe nta nda y'umujinya mwenyura useke wishime wirebera filime isobanutse ku murunga family njya kuri YouTube channel wandikamo umurunga family ukande subscribe wirebera filime nta mususu kuko ku murunga nugususuruka